kubashinwa niho nabyariye biciye amafaranga menshi yo gutaha ndamuhamagara ngira mubwire byibuza ndebe ko yanyoherereza makeya mwishyura biranga n'ubu ngubu turacyarimo n'amadeni no ku bitaro tubarimo 11,900 niyo twasigayemo none ubwo ngubwo muhamagaye ngo ngire ngo numve yuko yayama birangana n'isa nta kintu amfasha cyo kintu nakwifuza no ko bamureba akabyozwa ibyo yakoze kandi ni ukuri kose akajya hanze none se buza muri make nuko bafata uwo muntu wamfashe ko yangiriye nabi byibuze nawe akagira ikintu amfasha nko kurera umwana. Amahoro y'Imana kuri inshuti zagira icyizere TV. Ese muraho mumeze neza? Reka nizere ko aho muherereye hose kuri uyu mubumbe w'isi mumeze neza. Nawe bitameze neza komeza wihangane, as long as dufite Imana itukibereye maso byose bizagenda neza kandi tuzabicamo twemye kuko uhoraho ari kumwe natwe. So rero ntatinze nk'uko mubimenyereye tuba dufite abatumirwa bagiye batandukanye bagenda batubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo tugerageze dufashanye twubakane bigire icyo bidufasha kuko nk'uyu muntu uba ufite ubuhamya ari kuduhereza bw'ibyo yaciyemo urugendo yagenze kano kanya haba hari undi muntu nawe wenda ubabaye umeze nka we. So rero kubw'ibyo bitekerezo tugenda twakira ushaka ubyumva ukamenya neza intwaro yakoresheje asohoka muri bya bibazo nawe ukayitwaza ukabasha gusohoka mu byo urimo uyu munsi. Ntabatindiye rero reka dutangirane n'umutumirwa wacu, reka atwibwire. Murakoze nitwa Mutoniwase Germaine nkaba mvuka mu karere mu ntara y'Amajyaruguru hariya mu murenge nimba wabibagiwe nta kibazo komeza. Mumbabarire nabibagiyeho gatoya kubera ko ntago ariho nakuriye cyane. Aho nibuka nakuriye ni mu karere ka Ruhango murenge wa Kinazi. Ahantu narahabaye mbanayo na mama, maze kubanayo na mama kubera ko yari wenyine atari kumwe na papa akaba yarari mu buzima bubi mbona butoroshye. Germaine, kuki mama wawe yabaga wenyine atabanaga na papa wawe byagenze bite? Yabanje kubana na papa baranasezerana nk'umugore n'umugabo, ndi ntago nzi ikintu bapfuye mu by'ukuri. Nagiye kubona mbona bagushije isambu bari bafite baratandukana buri wese ajya ukwiwe. Ubwo rero mama yarantwaye tujya kubaho nk'ahantu muri Ruhango turahaba ahagora akazu gatoya. Nyuma yaho niho naje kugira ibyago nkora gisida kakaza arakagurisha ku buryo bwo kugira ngo amvuze ko nta mituweli twari dufite. Amaze kumvuza ndavuga ati rero ubuzima ntago nakomeza kububamo ndi kumwe na mama, reka ndebe ukuntu nashakisha ubuzima. Umuntu arambwira ati rero ngaho ngwino mujyane mu kazi ko mu rugo uzajya ahabwa 10,000. Ndagiye ndahabaye aho hantu maze kuhaba hari mu Ruhango hari ikintu muri Muhanga niho nagiye gukora akazi ko mu rugo. Naho ndavuga ati mama umwaka ndavuga ati rero amafaranga ndi kubona ari make cyane ikintu amfasha na mama ariko amamagara rumva yari mu nzu y'ubukode, reka nshaka kandi kazi. Nisho nshaka kandi kazi hariya Nyamirambo banyemera kuzajya 15,000. Ndagenda haba mama umwaka n'igice, maze kwamara umwaka n'igice akaba ari mu bantu bakomeye b'abastari. Umugabo yakoraga ijoro umugore nawe agakora amanywa. Niho hari umunsi umwe ari nacyo kibazo mfite kinkomereye ubu ngubu. Hari umunsi umwe umugore ajya ku kazi mu gitondo ntiyataha, ndi kumva umugabo yari yiwe mu rugo, amaze kwirirwa mu rugo saa moya yabaga nawe agiye gutangira akazi. Iryo joro rero umugabo ntago yagiye mu kazi ka nijoro yagumye mu rugo. Umugore nawe agenda azi ko umugabo yagiye mu kazi ka n'umugoroba aratinda. Ngo bari bagiye ngo mu gisope nyine abantu babakire kuri abagenda bagasohoka yasohokanye na bagenzi baragenda baratinda.
ageze saa sita z'ijoro umugabo ati se umugore ari hehe, aramuhamagara kuri telefone aramubwira ati papa ndi mu rugo ntago ndi hanze njye ndi mu rugo, kandi yaramubeshyaga mu by'ukuri umugabo we yari ari mu rugo. Umugabo aravuga ati se uyu mugore uri kumbeshya ngo ari mu rugo kandi atari mu rugo, ni iyihe mpamvu ari kumbeshya, uyu munsi ndarebana nawe. Bigejeje nko mu saa saba z'ijoro umugabo arankomangira ku cyumba nararagamo ati Mutoni kingura, ndakingura. Maze gukingura arambwira ati rero ngiye kubwira ibintu ariko uceceke utazabibwira umugore. Ndavuga ati si ibintu uri kumbwira ngo uceceke nazabwira umugore wawe ni ibihe, turabona umugore nawe hari kandi umubiri uranyishe. Ndavuga ati ngiye ntabwo ndakora icyaha cyo gusambana na rimwe, niba ari ibyo ushaka rwose reka nisohokere. Arambwira ati ariko kubera ko mu rugo iwabo habaga kamera yari yazikuyeho arazizimya. Arambwira turabikora kandi nutabikora ndabikora ku ngufu. Ndabwira ati sirabikora ku ngufu kana mu gipangu ari abantu benshi urabikora ute. Yese agenda mu cyumba cye yatsa ampuri yari irimo kubera ko yari n'umu DJ uri ukorera indirimbo abahanzi. Arangije ahita afata bya byuma byarabicuranga bagira ngo ari kwicurangira bisanzwe ko na nijoro yabikoraga ari mu rugo, bagira ngo ari gucuranga umuziki we bisanzwe. Yaraje ngiye gusohoka ngo kubera ko inzu babagamo yafite ibyumba bibiri byonyine na dushe yo mu nzu, ngiye kwisha muri dushe abaransangamo njya kumva numvangejeje hasi yamfashe. Noneho ngiye gutaka telefone yanjye, ngiye guhamagara nsanga telefone yanjye yayifashe arayihisha. Arambwira ati ndumugande nuramuka ugize ikintu ukora ukavuga gatoya nzahita ngiye nguteza iby'iwacu kandi uzapfa wumva cyangwa nkusarishe. Ndavuga ati se mana yanjye ibi bintu nibi cyankoreye. Ndi kuva amaraso ahantu hose ahita agenda ahita asohoka mu nzu arakinga asiga ibyuma byo biri kuvuga na telefone yayitwaye, kandi umwana waho wari uhari yafite nk'imyaka 8 cyangwa 6 n'akandi kana gato yakari garumva kari mu cyumba cyabo yakinze. Wa mwana muto nawe yari yisinziriye nta kintu na kimwe yarazi. None ubwo umugabo bayikojeje hanze ambwira ati nka bino binini ugize vuba, ibinini ngo bihagarikisha ngo niba kubera ko yamfashe ku ngufu ari ubwa mbere nkwaza imibonano mpuzabitsina. Arambwira ngo reka ngo nka bino binini ngo utava, ndabyanga nanga kubinywa. Arangije abinywesha ku ngufu, ndangije ngo nyine namba nabinyweye. Maze kubinywa arambwira ati uragira ikintu na kimwe uvuga nkuko nabivuze mbere ati nzaguteza iby'iwacu cyangwa nkusarishe. Ndangije mpitankubitse ukuntu hari umuntu igeze kunganiza akambwira ko abaganda ari abagome ngo banarya abantu ari bazima. Numva ngize ubwoba. Icyo gihe nyine mabuje yaje nko mu saa 10 asanga ibintu byarangiye, saa 10 za mu gitondo. Asanga ibintu byarangiye n'umugabo banza kwanga kumukingurira kubera ko nari nyifite ubwoba bona ko nyine nitishimye. Aje aravuga ati Mutoni nanze kumukingurira ceceka wigira nkaho ari ibintu bisanzwe. Nandi kugenda nagataga numva nababaye cyane. Mwabwiye ati saretse nkijyana kwa muganga basi arabyanga. Uwo munsi nabwo nago yagiye ku kazi ku manywa yiriwe mu rugo yirwana n'umugore saa 11 nibwo yamukinguriye yinjira mu nzu. Amaze kwinjira mu nzu umugore nawe yanga kujya mu cyumba kiwe n'umugabo. Amaze kwanga kujya mu cyumba kiwe n'umugabo aza mu cyumba cy'abana. Nta kibazo gahe ibere. Nta kibazo. Ndangije umugore aje mu cyumba cy'umwana nkora akazi bisanzwe nubwo banari mfite bwishi. Maze kujya mu cyumba nubwo babwishi nari ifite. Gahibere. Amaze kuza mu cyumba arambwira ati rero fata amafaranga ukora ibyo guteka muteke nk'abana icyayi. Ndangije ndagenda nyine nkora ibyo nagombaga gukora. Maze kubikora nkora bisanzwe nkora akazi kanjye gasanzwe ubona nta cyaba ariko ku mutima nari mbifite kandi nababaye. Nari ndavuga ati se mana ko mbona bigenze gutya ubwo ko ntabwo nasamye inda. Naragiye arambwira ati rero ugomba kureba ko utasamye kubera ko n'undi gihe cyo kujya mu mihango nari nyirimo nari nyifite icyo gihe. Maze kubikora aragenda we sinzi uburyo yabigenjeje abona agakoresha umuntu yipimisha areba ko yasamye. Arambwira ati bikore gutyo rero. Ndebye nsanga nasamye ariko yabikoze yashije iminsi 2 ansambanyije mbona nasamye iminsi 2. Arambwira ati rero ugomba kuyikuramo. Ndamubwira ati ubwo kujya nyikuremo nakemera nkapfa cyangwa nkajya gukorera bibasha kukazaneza ibyo bintu nkasara. Se umuntu uranira ubwoba ngo asara ngo mpfushe imfura yanjye ngo ntabikorana wangaye ngo ntabikora none hawangaye. Bitangira ubwoba cyane kubera yakomezaga kuntera ubwoba. Ndangije ndavuga ati rero ahantu ngomba kuhava byihuse kuko uyu muntu wamugana
sinamenya n'ikintu yankorera. Ubwo nagiye amubwira ati mpita nshaka gahunda yo gusezera, ariko nasezeye hashije ukwezi mfite yanda. Maze kubasezera umugore arambwira ati se Mutoni ujyanywe n'iki ko nzi ko twari tubanye neza, niyihe mpamvu ugiye kugenda koko ari umwana mwiza? Ndambwira ati rero ngomba kugenda, mama arashaka kandi ninjye mwana afite njyenyine, ntabwo nasuzugura mama. Nawe yagize ngo nibyo ngibyo nyine ko mama ashaka koko. Nahise ndagenda, maze kuza mama yabaga inaha i Kabuga, amaze kuza naza ndahamusanga mutekerereza uko byagenze. Nawe ahita ambwira ati rero abo bantu ni abagome, hamagara polisi y'ibibabwire. Nahamagaye kuri polisi barambwira ngo ninegereze mbanze mbyare, ngo nimara kubyara ngo nzongere mbahamagare. Narabyaye mbahamagaye numva umurongo wabo ntugicamo, menya barahinduye. N'ubwo utagicamo nyine ndaceceka ndituriza, ndavuga ati ntacyo ubwo maze kubyara umwana nzakomeza ubuzima nta kibazo. Ariko muri ubu buzima nakomeje byizeye, ndumva binkomereye pe, kurera umwana biravuna, bimaze kundambira. None se Muto, iyo polisi wahamagaye ni iya hehe? Ni polisi nkuru y'u Rwanda, uriya murongo waho w'113. Warongeye urawuhamagara ntiwongera gucamo? Nongeye ndahamagara numva ntugicamo, menya barahinduye ntabwo mbizi. None se uwo mugabo utwite umaze kugenda ntabwo mwigeze mwongera kuvugana? Mwite njya kugenda, njya kuva iwe mu rugo, yamereje amafaranga 15 kugenda ukoremo iyo nda nazumva warayibyaye. Ndavuga ati mama, Imana ntabwo nzayikuramo. Ndaje nyine ndaza ndituriza mbibwira mama nawe kubera ari njye mwana yari afite, arambwira ati ntabwo nagukundira kuko uramo iyo nda utajyana n'uwo mwana utwite. Arabyanga mama, nanjye kandi numvaga bitandimo. Maze kubyara nahamagaye ya nimero yiwe, oya narabyara maze kubwira mama, nahamagaye nimero y'umugabo numva nicamo. Numva undi nahamagara none bakambwira ngo nimero mumagaye iri hanze. Nashyira amafaranga ngo nyihamagare nayifate. Maze kumuhamagara nayifate nyine ndavuga ati nyine yaranyihoreye nakundi reka nerinda yanjye kure nzabone mbyaye. Maze kubyara ndamuhamagara, muhamagaye ndamuvugisha aramfata, ariko nakoresheje nimero itariyo. Ndamubwira ati ndi Mutoni, ngo none urashaka iki? Ndagira ngo ubwire ko nabyaye. Ngo none ngo wabyaye, ngo felicitation, niko yahise ambwira. Ndamubwira ati se noneho ntabwo wafashe umwana wawe? Ngo nakubwiye ko iyo nda utazayibyara. Ngo none ni gute namufasha? Hari na SMS yari yaranyoherereje ambwira ngo mwana nzabage nifashe, ngo niba ngo igihuru ngo cyaratewemo imbuto, ngo iyo mbuto ngo ikaba ngo yarakuze, ngo nzayirerere, ngo nzayisarurire njyenyine. Ariko telefone barayinyibye, nayo nari kuyibereka. Telefone barayinyibye nayo nyigifite. Ukumva nyine ko se wa mwana nta kintu amfasha na kimwe. None se Muto, ntago wigeze ujya kumushakisha aho hantu yabaga bari batuye ngo urebe ko wamubona? Ntago nigeze njyayo bitewe n'amagambo yarambwiye maze kubyara. Bambwiye ngo ngo niba yarateye imbuto ngo mu gihe uri kamera ngo ntago agomba kuza kuyisarura ngo nzayimenyere njyenyine. Ubwo rero ntago byanshishikaje kujyayo kumureba. None n'uwo mugore we nta kintu waba warigeze umubwira? Umugore we nta kintu nigeze mubwira. Uwo mugabo se yakoraga iki? Inaha yahakoraga iki ubundi? Inaha mu Rwanda akazi nzi cyane cyane yakoraga ibindi ntabyo nari nzi. Akazi nzi yakoraga kuri Isibo TV. Kuri Isibo TV? Bamwitaga nde? Amazina yiwe y'ubusitari yakoreshaga ni DJ Hashir, niyo nzi yakoreshaga aho ngaho kuri yose. DJ Hashire wakoraga kuri Isibo TV niwe waguteye inda. None akaba yarakwihakanye kugezaho ubayeho mu buzima bubi n'umwana we. Ese wabyaye umwana wabyaye ni umuhungu cyangwa n'umukobwa? Nabyaye umwana w'umuhungu. Wow, felicitation ukuri, Imana izabarinda kandi uwo mwana azakura. None se Mutoni, na n'isaha ntago wigeze ugerageza kuba wamuhamagara? Byarangiriye aho ngaho? Byarangiriye aho ngaho ko naramuhamagaraga. None namuhamagara ngo ngire ikintu mubwira, nigeze kumuhamagara mubaza amazina y'umwana, ntiyayifata ahita anayikuraho. Iyo mpamagaye inshuro nyinshi ahita ayikuraho. Bivuze ngo n'umwana amazina afite ntago ari aya papa we, ni wowe wamwiyitiye? Njyewe wamwiyitiye, ntago ari papa we wamwise. Wamwise nde? Namwise Irakoze Alan. Irakoze Alan.
Mutoni rero ni ukuri ihangane, Imana irabizi. None se nyuma yo kubyara, urumva nyuma yo kuva aho mwari mutuye, mama wagurishije inzu, mubayeho mu buhe buzima mu by'ukuri? Ubuzima bwanyu bumeze bute, bwifashe bite? Niyo buzima navuga mbayeho ni ubuzima bubi kuko ntabwo ari ubuzima bwiza. Ni ubuzima buri kumva inahangaha ni ugushakisha amafaranga, ni ugushakisha imibereho, ukarya uhashye, ugakodesha inzu. Ni ibintu binkomereye cyane cyane, nanjye ko na mama nawe tubana nta kazi afite, abayeho nyine nk'umuntu ushakisha. Ashakisha ate? Mushakisha mu buhe buryo? Niki mukora gituma mubasha kurya mukaryama mu nzu y'ubukode? Ikintu dukora gituma tubasha kurya, wenda ni nk'urugero ufite amafaranga 5,000 cyangwa 2,000, urazinduka mu gitondo ukajya hariya Kabuga ukarangura utuvoka, kandi bisaba umuntu ngo azinduke saa 9. Kumva saa 9 kubyutsa umwana w'uruhinja ngo ngiye kurangura avoka biba ari ikibazo yakurwarana. Rero niyo mpamvu yatuma tudashakisha ngo tubone amafaranga. None se Mutoni, usibye kuba uwo mugabo mwabyaranye muzi ku izina rya DJ Hashiri, nta yandi mazina ye wabuze? Hapi nta yandi mazina yiwe nzi, keretse kumva ngo ni papa runaka. Abana be bitwaga bande? Umwana we nzi yitwa Raymond. Umwana we mukuru ubwo muri karitsiye bamwitaga papa Raymond. Okay. None se Mutoni, wasaba iki nka leta y'u Rwanda mu by'ukuri kugira ngo ibashe kuba yakurenganura akarengane wagiriwe? Niki wayisaba kano kanya? Njyewe nabasaba ubufasha bwo kugira ngo mbone imfashanyo yo kurera umwana, kandi nkabasaba ko bagira inama n'abandi bana babana n'abandi bana bakora mu ngo se cyangwa umwana w'umukobwa ari we wese, kugira ngo najya korerwa ihohoterwa bivuge. Nuko nagize ubwoba n'ubwana iyo mpita mbivuga ako kanya, nta kibazo cyari kuba kindiho nk'icyo mfite ubu ngubu. Ese icyo gihe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe ibyo biba? Icyo gihe nari mfite imyaka 19. Agufata ku ngufu wari ufite imyaka 19? Yego. None se Mutoni, iyo nshuro imwe niyo mwaryamanye gusa, ntabwo mwigeze mwongera kuryamana? Iyo nshuro niyo twaryamanye gusa, kandi nabwo bwa mbere nari nkoze imibonano mpuzabitsina. Mutoni se mu by'ukuri uravuze ngo ikintu wasaba ni uburyo wabona uburyo urera umwana. Ntabwo wifuza kuba uwo mugabo waguhemukiye yabiryozwa? Nawe biryojwe ahubwo byaba ari byiza, byaba ari n'ikintu cyiza cyane, kuko ibintu byakoze ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Byibuze niyo akora icyo kintu ariko akavuga ati reka mfashe umwana, aho wenda byari kuba bifite igaruriro. Ariko yatereranye umuntu, icyo gihe nari mfite intege nkeya kuba urumva umuntu utwite, nta kintu na kimwe nari mfite usibye mama wenyine, nawe niyo yagendaga akabona 500 yarazanaga akavuga ati nta handi nguhishe. N'ubu ngubu ubwo buzima niwe byose niwe mbituraho, kandi nawe nta kuntu ameze, ari umukene cyane. Birumvikana. Gahibere gaceceke. Okay, Mutoni, uti icyifuzo cyanjye nuko uriya mugabo wamfashe ku ngufu akantera inda tukabyarana umwana yabiryozwa. Ese urifuza ko yabiryozwa mu buhe buryo? Urifuza ko hakorwa iki mbese muri make? Nifuza yuko leta ariyo yakora ubuvugizi, igakora ibyaha, igahana nk'umuntu wakoze icyaha nk'icyo ngicyo, ubundi bakanamutegeka no kujya afasha umwana we, kuko ibintu birankomerera. Iminsi iri imbere araza no kujya kwiga, akenera ibimutunga n'ibyo kwambara, kandi njye nyine rwose birangora cyane. Birakugoye mama. None se Mutoni, waba warabashije kumwandikisha mu irangamimerere? Umwana ntabwo arandikwa ku babyeyi. Banza umwana irere Gabora.
make nuko bafata uwo muntu wamfashe ko yangiriye nabi byibuze nawe akagira ikintu amfasha nko kurera umwana we cyangwa akabyozwa ibyo yakoze uko yakoze yankoresheje ibyo tutumvikanyeho nta n'ikintu nari mbiziho. uri kumva yaramemukiye kandi anamubwira ati umwana akeneye ibi ngibi. n'igihe nari ndi kwa muganga naramuhamagaye numva nimero yiciyemo rimwe yongeye gucamo ubwa kabiri arayifunga. ubwo rero ngiye kwa muganga baduca amafaranga menshi yo gutaha kuko nabyariye ku Gishinwa. niho nabyariye baduciye amafaranga menshi yo gutaha ndamuhamagara ngira mubwire byibuze ndebe ko yanyoherereza makeya mwishyura biranga. n'ubu ngubu turacyarimo n'amadeni no ku bitaro tubarimo 11,900 niyo twasigayemo. none ubwo ngubwo muhamagaye ngo ngire ngo numve yuko yayama birangana n'iyi saha nta kintu amfasha. icyo kintu nakwifuza no ko bamureba akabyozwa ibyo yakoze kandi ni ukuri kose akajya hanze. none se Mutoni, uwo mwana wawe yaba yanditse mu irangamimerere? umwana ntabwo arandikwa ku babyeyi, ntabwo ndamwishyirishaho cyangwa amushyirishe kuri papa wiwe. ndacyatekereza numve ko nzinda nzamwiyandikishaho cyangwa nzongere mumagare nimero yiwe numve ko yamwishyirishaho. gusa nta nubwo numva ko yamwishyirishaho kuko yaramwanze. none bibaye ngombwa kano kanya ukaba wahura n'umuyobozi runaka we yawiriramo ihangane Imana irahari, bibaye ngombwa ukaba wahura n'umuyobozi wagufasha mu kibazo ufite, Mutoni ni iki cya mbere wamusaba? ikintu namusaba ni uguha umwana uburenganzira kuko ngewe yenda niyo nabura uburenganzira bwanjye ariko umwana we akabubona. bw'umwana we umwana derese akabona aho abarizwa ntakomeze kubaho nabi kandi yakabona uburyo bwo kubaho neza. nicyo kintu namusaba cya mbere. Mutoni rero ibyakubayeho ni agahomamunwa, gusa komera wihangane. ariko nanone iyo ntambwe wari wateye kujya kuri polisi ndagira ngo nimba bishoboka ube wayikomeza. ese nta wundi muntu waba warigeze akugira inama y'uburyo wabigenza y'inzira wacamo? umuntu wangiriye inama ni mama. yarambwiye ati reka tumurege rero duhamagare polisi tuyibabwire byibuze kuko iyo uri ku rwego rwo hejuru yabikurikirana. icyo gihe nibwo nabahamagaye barambwira ati banza ubyare noneho we numara kubyara tuzagukurikirana. bambaza n'amazina yanjye ndangije ndayababwira barambwira ati numara kubyara uzaduhamagare dukurikirana uwo muntu tunapimishe DNA tuko turebe ko umwana ari uwe. ni gutyo bambwiye. ubwo rero nahamagaye nimero yabo numva nagicamo. ni ibibazo ni ukuri. none Mutoni ni iki wagira inama, wagiriye inama yihe abandi bana b'abakobwa bari bameze nkawe cyangwa se abaciye mu buzima nk'ubwe cyangwa n'abazabucamo? ese ni ihe nama wabagira kugira ngo hatazagira ugwa mu mutego nk'uwaguyemo? inama nabagira nk'iyo umuntu yagutera ubwoba gute wagufatiyeho n'icyuma hejuru, ni uko wagenda wagera hanze gato ukareba umuntu wifashisha ukabivuga n'umuhishira ukahita ubivuga ako kanya ntagire ubwoba nk'ubwo nagize. ko njye nagize ubwoba none ingaruka zindiho ndi kuzirengera njyenyine. abana b'urubyiruko cyane cyane nabagira inama y'uko batobora bakavuga ntibaceceke. nicyo kintu nabagiraho inama ko kutavuga bituma hari byinshi bipfa kandi n'ubuzima bwawe bukangirika. ni ukuri Mana Nyagasani, iyi si turimo iragoye iranaruhije, gusa Mana duhe umurava, duhe umutima ukomeye kuko biragoye kandi biranababaje. ese Mutoni, ndabyumva we na mama wawe muri mu buzima bugoranye koko, none urabona hari ibyiringiro by'uko muzabuvamo? njyewe ibyiringiro ntabyo mfite kuko mama iyo agiye agakorera amafaranga 1000 akagenda agahingira umuturage akamubwira ati ngwino uhimingire hano hantu amafaranga 1000.
yaje akagikoresha kuri iki gihe byibuze agikoresha nijoro gusa ku manywa tukabwirirwa. iyo agikoresheje rero aje akakabura n'ubundi nta kintu tubona turabwirirwa cyangwa tukanabura. Nta cyizere mfite keretse yenda ngize nk'ikintu mbona ahandi Imana ibicishije ahandi, ariko ubu ngubu byo navuga ko nta kazi gahari kuko mama niyo ajya yagakorera icyo gihumbi arakizana tukakirya uwo munsi, ejo yabura akazi ugasanga nyine bibaye ibibazo. none se Mutoni urabwirirwa kandi ufite uruhinja unonsa ukabwirirwa mu by'ukuri cyangwa ukaburara ukajya mu buriri ukaryama ugasinzira n'umwana ari kukonka? Hari igihe tuburara, kenshi na kenshi turabwirirwa. Twajya no kurya nijoro ugasanga mama akavuga ati rero nta mafaranga nabonye tugura ifu y'igikoma niba nzanye iki gihumbi n'ejo uzabona icyo unywa umwana abona amashereka. Mbere niho twajyaga tujya kugura isombe, none isombe nayo igeze ku cyatatu ikiro. Ubwo rero ntabwo igihe aba yakoreye igihumbi ngo ujye kuvuga ngo agiye kugura ikiro cy'isombe, aragenda akagura ifu y'igikoma tukaba ariyo turariraho kugira ngo n'ejo ariyo tuzabona iyo turariraho nanone. Ni ubwo buzima bwanjye urebye. Disi ni ibibazo. Ese Mutoni mama wowe nta bandi bana yigeze abyara, ni wowe gusa? Mama ni njyenyine kandi nawe amaze kugira intege nke akora ashaje. Ni wowe wenyine yigeze abyara? Njyewe njyenyine. Nta wundi mugabo wigeze ashaka nyuma y'uko atandukana na papa wawe? Wapi. Okay. Mutoni rero nagira ngo dusoze, sinzi nimba hari ikindi wifuza kuba wasangiza abantu muri rusange. Ikintu cyo nabwira abantu cyane cyane urubyiruko, ngeyo naza guceceka nkavuga nkareba nk'umuntu ukomeye cyangwa se n'umupolisi nkagenda mu muhanda namubona nk'umubwira ati nyamara hari umuntu ngiriye nabi, yari kuza akagira icyo amfasha, ntabwo mba mbayeho gutyo bakanafatira nyiri guteza ibyaha hafi ataragenda. Ariko ikintu nabashishikariza ni ugutobora ukavuga, ukabwira buri wese ukwegera uri hafi yawe ukamubwira ikibazo ufite. Muri make nicyo nabwira urubyiruko. Yego. Okay. Ngo gira icyo usaba leta rero muri rusange? Ikintu nasaba leta ni uko yamfasha byibuze umwana wanjye akabona uburenganzira nk'uko abandi bana babona uburenganzira bwa se kuri nyina cyangwa kuri papa wiwe. Okay. Mutoni rero arakoze kubwo ubuhamya bwe adusangije, ariko mwa bantu mwe mwigira abasitari mukagenda mwangiza muhemuka impande n'impande, kabone n'ubwo umwana w'umuntu we atabona ubushobozi bwo kuba yakuryoza ibyo wamukoreye, ariko mujye mwibuka ko mu ijuru hari Imana. So rero DJ Hashire aho uherereye hose cyangwa se n'abakuzi n'abari bumviye inkuru y'uyu mwana, wowe utabashije kubyumva, twagusabaga mu by'ukuri kuba waza ugatarura umwana wawe nk'uko Mutoni yakomeje abisaba, asaba ko ashaka ko umwana we ahabwa uburenganzira bw'umunyarwanda muri rusange. Ukaba waza nimba utemera ko uyu mwana ari uwawe, ukajya gukoresha ADN nk'umugabo ugashyira ukuri ahagaragara. Ntekereza yuko ibi bintu atari byiza, ni ukuri. Simbizi uko ubyumva, ariko inshuti zawe, abantu bose muri rusange bari bubashe kureba inkuru y'uno mwana. Muzi DJ Hashire wakoraga kuri Isibo TV, ngira ngo mwamubwira akagira icyo akora agakemura bino bibazo, kuko nibiramuka birenze bikajya mu buyobozi ntekereza ko bizamugiraho ingaruka. Murakoze rero inshuti zagira Icyizere TV, ntimwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibidukora bibashe kugera kure hashoboka. Imana ibaho umugisha.